batuye iki gihugu. Uwiteka Imana arabashaka cyane. Mwe gukomeza kumera nk'inkono zivuga, mwarogejwe mwanga kumva. Bishatse kuvuga iki? Mwarabwirijwe kwihana, mwarabyanze. Ni data nshuti z'umusaraba, abakunzi ba Community TV, uyu mugoroba nagira ngo mbaburire cyane, mube maso musenge kuko Imana ntabwo ikina. Umwambaro yambaraga agira ngo nigiye kumunyaga itungo yororaga, iramubwira itezeke ngiye kukunyaga icyo wahoranaga buri munsi uhojejeho amaso. Ibyo nibyo igiye kugukorera wowe utuye ahangaha muri iyi si. Wamaze kugera ku isi yacu ukayibamo, wamaze kugera mu Rwanda ukahatura, wamaze kuhereza ukumva urahanezerewe. Reka izi kunyaga icyo wahozagaho amaso turebe. Ni kunyaga imbaraga zose warutezeho ubuzima nzaba ndeba. Ubwo merukana nakubwiye ngo imfatiro zishe mu mukiranutsi yakifatate. Uyu munsi noneho reka izi kunyage kuko wanze kwemera, kubera kuyisuzugura ku manywa na nijoro. Amagambo y'urukoza soni yanze kukuva mu kanwa, ibitutsi byose wanze kubivana mu kanwa. Imana warayimenyereye, wamaze kwigira umuntu w'igihanganye ngo Imana ngira kuzi, ngo Imana yagukoresha, ngo Imana ivugana nawe. Reka noneho izi gukoza isoni ubibonesha so we muntu w'Imana wahamagawe. Bakunzi ba Community TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana data wa twese, umwana n'umwuka wera nabane namwe kandi n'abakuzi umusaraba bose. Kubw'ibyo dushimishijwe cyane no kongera kuboneka imbere ya kamera za Community TV, tuza kuganira no gutanga ubutumwa bumwe tuba twahawe n'Imana n'ijambo ry'Imana. Tuba dutumwa kubwira abantu amakuru y'ijuru, amakuru ateguza abantu iby'ubwami bw'Imana, kandi ateguza abantu ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo, ateguza abantu ibyo kumaranira kuzagerayo amahoro. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, mutuye mu mpande enye z'isi, turabashimye kandi turabashimira ko mujya mwihangana mukabana natwe, mukadutegereza mu gihe tutabonetse, mukihangana mukamukurikirana ibyigisho biriho. Ariko niyo tubonetse mutwerekana n'urukundo rwinshi, mutwakirana igishyika kugira ngo mutwakire mwumve icyo umwuka w'Imana yaduhaye ngo tubagezeho. Turashima Imana rero mu mpande enye z'igihugu ko badukurikirana, tukabona n'imbuto zabyo z'imbuto z'imibereho, ko bagenda babikurikirana tugenda tubona icyo bigaragaza. Hari isura yindi nshya irimo kuza muri no minsi yerekana ko abantu barimo gukunda ijambo ry'Imana riri kuri Community TV, kuko tugira abashyitsi benshi barimo baradusura, barimo baramenya amakuru, barashaka gukurikirana ijambo ry'Imana, barashaka kwihana. Abantu benshi badukurikirana badukunze, bari mu majyepfo y'igihugu, bari mu majyaruguru y'igihugu, bari mu burasirazuba no mu burengerazuba. Turabasuhuje kandi turabishimiye. Abari mu Burayi, muri Amerika, muri za Australia, abari mu bihugu bitandukanye bidukikije byo muri isi yacu, abari muri Afrika yo hagati y'uburasirazuba, Afrika y'epfo, abari mu majyaruguru ya Afrika, abo bose turabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, kandi tubashimira uko mudukurikirana buri munsi, kandi tubashimira ko mukora subscribe buri munsi. Tubona bigenda bizamuka. Sabone yanyu nayo ni y'igiciro, kuko bitwereka cyane urukundo mudukunze, bitwereka cyane ko mudukurikirana. Nubundi mukomeze mukoreshe mukore subscribe, dukomeze tugendane, kandi ubu butumwa mujye mubwakira umunota ku wundi, bubageraho muhita mububona, bubageraho tuboherereza muhita mubona ijambo ry'Imana nk'uko umwuka w'Imana yari dukize ku mutima. Uyu munsi wa none rero turashima Imana cyane ko itwemereye kubonana. Hashize iminsi itari mikeya tutabonana, niko nababwiye ko turabikora, tugakora ivugabutumwa, tukarivanga n'akazi gasanzwe, tukagerageza tukinyabya, tukaza tukabonana, ejo tukajya mu biraka. Nuko ubuzima bumeze, niko ubuzima budusaba kubaho, niko bidusaba. Ayo nayo ni amahema tuba tujya kudoda nka Paulo, natwe tuba turimo tudoda amasima n'amapave n'ibindi byose twubaka. Ni ukuvuga rero ngo tuba tunyuzamo dushakisha ubuzima, kugira ngo ejo tutazandavura, ejo tutazasaba twimye, bikaba ngombwa ko byose tugomba kubikora. Umurimo w'Imana rero nutera imbere, umurimo w'Imana nujye imbere mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha cyane. Uyu munsi rero turi ku ijambo ry'Imana, Imana yadushyize ku mutima. Maze iminsi ntekereza icyo twaganira, ntekereza ese abantu ko tudaherukana
wa mana we urabateganyiriza iki? Ese niki ubifuriza? Ese iyi minsi mikuru bagiye kuyinjiramo bahagaze bate? Kureba tumaze kugera mu matariki 15, ese bari gutegura imitima yabo? Ni iminsi benshi biteguramo ivuka ry'umwana Yesu Kristo. Ibyo bijya bibaho kumva ngo ni Noheli, abandi kumva ngo barimo barakurikirana Bonane, abandi kumva barakurikirana iminsi itandukanye. Ariko uyu munsi tugezeho kandi turiho ni umunsi wo kugira ngo tuganire amagambo akomeye yo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Ni ukuvuga ngo aya magambo arakomeye, ninyakubwira ubyumve ko akomeye. Aya ni amagambo maze iminsi ntekereza ku Mana yanjye yayamaye. Ejo bundi mu ijoro ryakeye ejo nagejeje mu saa 9 ntangira guhatwa cyane kuri aya magambo. Ubutumwa bwiza buri muri aya magambo bugaragara ikimana ishaka ku itorero ryayo, ikimana ishaka muri iki gihe turimo tugezemo. Uyu munsi tugeze mu bihe bikomeye kandi bigaragarira abantu ko bikomeye, ariko ntabwo abantu babibona bose, nta nubwo turimo kubyumva kimwe. Ni ukuvuga ngo bamwe bashimishijwe n'ubuzima barimo, bararyoshye, bari mu bihe byabo, isi irabaryoheye. Mperutse kumva umusaza Mpyisi namwumvise ejo avuga ati nimugerageze mwirinde icyaha. Ni interview yaratanze kuri Connection TV asobanura ukuntu abantu bamuvuze ko yapfuye bakamubika kandi n'ukuri bamubeshyira ariho akiri muzima. Aranavuga ati jewe dore ndiho ndi muzima. Uwo musaza rero nibwo yasobanuye ijambo rimwe muri yo navanyemo, yavuze ati nimutunge Yesu mu bugingo bwanyu, nimutunge Yesu mu bwongo bwanyu, nimubana na Yesu mu bwongo bwanyu, gupfa ntacyo bizaba bivuze. Arangije iryo jambo kurivuga aravuga ati igihe cyanjye kizagera, ati kandi kiri bugufi, nzapfa kandi ntabwo nzaba mbabaye, nzaba nduhutse, ati kuko nzaba nduhutse imiruho n'imihati nduhira mu isi. Imana idufashe cyane. Ariko naratangaye amacano menshi, ukuntu mu Rwanda hari amacano menshi adatinya, no mu mahanga ndetse arahari, adatinya kuvuga ikinyoma akagihamya, guhamya ngo umuntu yapfuye ariho. Imana nitugirire neza. Ese iki cyaha mubona ko ari cyaha gikomeye? Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'abatongana, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, uwo nawe azaba hanze. Umuntu arahimba ikinyoma akagikubita kuri YouTube akayishyira habona, abantu bose bagahurura, abarira bakarira, abashaka kwiyahura bagashaka kwiyahura, abatongana bagatongana, abavuga amagambo bakayavuga ngo arashaka views. Mwene data ushaka views wica umuntu uriho, Imana igikubabarira kandi igikugirira neza. Nukuri uyu munsi nimureke tugendere mu ijambo ry'Imana nkuko riri. Niyo mpamvu ibinyoma byinshi birimo gusakara ku YouTube channel, Uwiteka Imana akwiye kubitubabarira, kandi ndasaba ngo Imana ibihisha amaso yanyu, mwe kongera kubyumva, mwe kongera kubireba, mwe kongera no kubitekereza. Kubera iki? Nuko ubutumwa bwiza burimo kugenda bucika, ubutumwa bwiza burimo kugenda buzima. Ariko ubutumwa bwiza nubwo buri kuzima, abahanuzi b'Uwiteka barahari, abakozi b'Imana bahamanurira mu kuri no mu mwuka barahari. Ntabwo bashize, ntabwo bazazimira, ntabwo bashonga kuko atari umunyu. Abakorera Uwiteka barahari, ntibashonga nk'uko isabune ishonga, nka rwa rukundo Kitoko yaririmbye ngo rushonga nk'isabune, ngo rushonga nka bombo. Ariko twebweho ntabwo ari uko byakabaye. Abakozi b'Imana bagomba guhora bahamye kandi bashikamye kandi bahari kandi bakomeye kandi bakomeye ku rutare ari rwo Kristo, umwana w'intama w'Imana. Iyi minsi rero irakomeye, dusigaye dutanga ubutumwa bukabageraho, ukabona bamwe bati ubutumwa buvanye he, abandi bati ubutumwa ntabwo bwari bukwiriye, abandi bati ubutumwa buragaragaza uriwe, abandi bati ubutumwa buri mu marangamutima. Ariko nukuri kwisumba byose, ntabwo dukwiye kubagezaho ubutumwa ngo mubwumve ko ari ubwacu cyangwa se ari ubw'amarangamutima. Ni ubutumwa bw'umwuka, ni ubutumwa bw'Imana. Nawe bugenzuza ijambo ry'Imana, nubona ari inzaduka ubusibe, ariko ukomeze ukurikira Imana. Ikibi nuko wakurikira Imana ukabona
ukabona ubutumwa bw'inzaduka ukabukurikira bukuyobya. Ntabwo nshaka kukuyobya, ntabwo nshaka kusubira inyuma, ntabwo nshaka ko urugendo watangiye rucogora, ahubwo ndashaka ngo intambwe wateye uza mu nzu y'Imana, intambwe wateye uza kuri YouTube ukurikirana ubutumwa bwiza buhabera, ni ukuri Imana igufashe kuri uyu muyoboro wacu wa Comrade TV. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku muhanuzi bita Ezekiel, tugiye kuganira ku butumwa yazaniye Yerusalemu, tugiye kuganira ku butumwa yazaniye intore z'Imana ubwo zari zimaze kunanirwa, ubwo zari zimaze gucika intege, ariko zigacika intege bitagaragarira amaso y'abantu, ahubwo bigaragarira Uwiteka wabirebaga. Noneho Ezekiel nawe ubwe ntabibone ko abo bantu barushye kandi baremerewe, ariko Uwiteka akamusanga akabimwereka. Ntabwo yigeze rero Ezekiel abyumva vuba ngo yihutire ubutumwa hawe abashe kubutanga ako kanya, ahubwo yabanje kugononwa no gushidikanya. Uwiteka araza aramwigisha, Uwiteka araza aramufata. Hari mu mwaka wa 9, mu mwaka wa 9 w'ubuhanuzi bwa Ezekiel. Ezekiel yari amaze imyaka 9 ari umuhanuzi. Urumva ko yari arambye mu mpano, urumva ko yari amaze kuramba mu ijambo ry'Imana, urumva ko yari afite ubusobanuzi bukomeye bw'umwuka, kuko yari amaze guhamagarwa n'umwami Imana. Kandi ageze mu mwaka wa 9 mu kwezi kwa 10, ku munsi wa 10 w'uko kwezi, yari mu kwezi mu mwaka wa 9 mu kwezi kwa 10, yari amaze imyaka 9 ari mu kwezi kwa 10, ku itariki 10 z'ukwa 10 nibwo Uwiteka yamusanze. Muri uwo mwaka yaragezemo arimo ahanura mu izina ry'Uwiteka. Imana yacu nidufashe cyane. Imbere yaho habanza ubona ko Uwiteka yagiye asura Ezekiel kenshi. Hari aho yamusanze yicaranye n'abatambyi, yicaranye ngo n'abantu n'abakuru b'urusengero, aramuterura mujyana ahantu, atangira kumusobanurira ukuntu Abisirayeli bagiye mu bigirwamana, atangira kumwereka ukuntu ngo iyo biherereye mu mazu yabo, ngo buri wese mu cyumba yiherereye ashushanya inzoka, agashushanya inyamaswa z'ibitanga, agashushanya ibigirwamana asenga, agashushanya ibintu bikomeye mu nzu y'ubwiherero bwe. Ni ukuvuga ngo uwo munsi cyari igihe gikomeye kandi kigoye kuri Ezekiel ahabwa buno butumwa ubwo Yerusalemu ngo hagereranywaga n'inkono ivuga. Ubwo icyo gihe Ezekiel Imana imwishurira, yamwishuriye ko Abisirayeli imwishurira ko bameze nk'inkono ivuga. Inkono ivuga ntabwo ari inkono ivuga n'akanwa n'ururimi, ni inkono itekerwamo umutsima cyangwa se itekerwamo ubugari. Ni ya nkono yafatiriyeho ibikoko by'ubugari, kuko inkono iteka ubugari igira ibintu bifatira hejuru aho ubugari bugabikiye arimo gusonga, amazi arimo avanga, hari aho ibikoko bigera bigafata. Rero Ezekiel Imana yaramubwiye ngo ngaho itegereze, ufate isafuriya, ufate inkono, ugende ushyire ku mashyi gushyigikire, nurangiza ushyiremo amazi, nurangiza ukatiremo inyama, ukatiremo ushyiremo uteke. Numara guteka ibwo ndakubwira icyo nshaka kugusobanurira. Ariko ngo yashaka kumwereka inkono ivuga uko Abisirayeli bameze. Reka rero dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 24, dusome umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 6, maze dusenga Imana twumve icyo umwuka tubwira kuri uyu mugoroba. Nuko haravuga ngo, nuko mu mwaka wa 9 mu kwezi kwa 10 ku munsi wa 10 w'uko kwezi, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, wiyandikire uyu munsi uyu munsi ari uyu munsi, kuko uyu munsi umwami wa Babuloni ageze hafi y'i Yerusalemu, kandi ucira inzu y'abagome umugani, ubabwire uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, ushyigikire inkono ivuga, uyishyigikire maze uyisukemo amazi, uyiteranyirizemo ibice by'inyama ndetse n'umuhore wose, ukuguru n'ukuboko uyuzuzemo amagufa meza yose, wende inziza cyane yo mu mukumbi, wenyegeze inkwi munsi y'inkono ivuga, zitume ibiha cyane, kugira ngo amagufa arimo ashye. Umurongo wa 6,
ngo nicyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ati umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, inkoni ivuga irimo ingese, ingese yayo itayivuyemo, uyaruremo intongo imwe kuko amaraso yaho awurimo yashyize ku rutare ruriho ubusa, ntabwo yayasutse ku butaka ngo atwikirwe n'umukungugu. Ijambo ry'Imana nahangaha nagira ngo tube tugarukiye gatoya dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umurongo wawo wa mbere kugera ku murongo wa 6, ngo nicyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ngo umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, inkoni ivuga irimo ingese yayo itayivuyemo. Nuko ijambo ry'Imana rivuga kuri uwo murongo. Hanyuma be yawo ngo uyaruremo intongo imwe nta bufindo ukoze, utabifindiye. Imana yacu idufashe cyane. Hanyuma aya magambo nagira ngo dusenge Imana kugira ngo tuyaganireho, twumve icyo Imana idushakaho kuri uyu mugoroba, kubera ko hari icyo Imana ibaza umurwa, kubera ko hari icyo Imana ibaza isi yacu, kubera ko Imana ari kirimo kubaza Afrika yacu y'Uburasirazuba, hari icyo Imana irimo kubaza Afrika yacu muri rusange, hari n'icyo Imana iri kubaza igihugu cyacu muri rusange, hari icyo Imana iri kubaza abanyetorero muri rusange, hari icyo Imana iri kubaza buri wese wahamagawe cyangwa se buri wese waremwe n'Imana ikamushyira kuri ubu butaka bwayo. Erega yaravuze ngo nihabeho isi baho, iravuga ngo nihabeho ikirere kibaho, habeho inyanja, habeho ibikururuka, habeho ibigenda mu mazi, ibyo byose irabirema, irambura isanzure ribaho. Niyo mpamvu ari yaremye byose, ni nayo mpamvu ifite ububasha n'ubushobozi ku bantu bayo. Nuko ijambo ry'Imana riri muri iki gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli tugiye kuganiraho. Mureke tubanze twiragize Uwiteka. Uri Uwiteka kandi uri Imana ikiranuka, uri Imana y'imbabazi kandi y'amahoro, uri Imana y'umugisha, uri Imana isumba byose, ugira neza kandi ukabigaragaza, urakora bugacya bukira, ntabwo unanirwa, ntucogora, izina ryawe nirihimbazwe. Tuguhamagaye ngo uzubane natwe, ubane n'abakunda Community TV, ubane n'abayumva bose mu izina rya Yesu, ubane n'abanyarwanda mu gihugu cyacu, ubane n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ubane n'abakurikirana ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi babasha kumva ubutumwa. Ubagirire neza kandi utegure imitima yabo babashe gukira rwose, kandi be kuba nk'inkoni ivuga, ahubwo ni bake bamere nk'icyansi gitereka amata neza. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu tubisabye twizeye, amen. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Turi ku ijambo ry'Imana rero riri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Uyu munsi nagendereye amagambo akomeye kandi nayatekerejeho nkurikije uko nayahawe, mbona na amagambo adasanzwe. Ezekiyeli Imana imutuma iramubwira ngo genda undebere Abisirayeli kandi ubaganirize aya magambo, ubabwire ngo ikibazo kiriho nuko bameze nk'inkono ivuga. Bameze nk'inkono ivuga, ntabwo bameze neza, kubera ko narabigishije ntibumva, narabihamije ntibajya bumva, ntabwo bajya bashaka kunyumvira n'umunsi wa rimwe, ntabwo bajya bashaka guhindukira n'umunsi wa rimwe, bumva amagambo yanjye buri munsi. Ariko ikiriho kandi gikomeye nuko uyu munsi wa none Uwiteka Imana ishaka ko duhindukira tukamera nk'abari nk'ibyansi bibikomwa amata, biterekomwa amata, aho kugira ngo tumere nk'inkono ivuga duse n'ibyansi biterekwamo amata. Uwiteka Imana nashimwe cyane, kuko aho kuba inkono ivuga wagahindutse icyansi giterekwamo amata, kibuganirizwamo amata. Imana idufashe cyane. Rero kuri uyu mugoroba Abisirayeli bari bamaze gutandukira, bamaze kuba nk'inkono ivuga.
bamaze guhinduka inkono ivuga. Inkono ivuga mu by'ukuri ntabwo igishyiramo umwanda. N'isafuriya ivugirwamo ubugari urabizi ko mbere yo kugira ngo yozwe ibanza gutumbikwa, kandi iyo banje gutumbikwa ugasukamo amazi, hari igihe nabwo ya myanda idashiramo, hari igihe ya myanda idakuka ngo iveho neza, nubwo wazana situruwayi ugakuba bikanga, bigasaba kongera ugashyiramo amazi ugatereka ku ziko kugira ngo urebe ko wa mwanda ugomba kuvaho. Kera rero ubwo bavugaga umutsima bakawuvugira mu nkono ikoze mu ibumba, icyo gihe amasafuriya yarataratangira kuboneka. Noneho rero mu gutekera mu ibumba cyari ikintu gikomeye. Gutekera ubugari mu ibumba mu rujyo cyangwa se mu nkono y'icyungo batekeragamo barasongaga. Nge narabibonye, nge nabyirutse mbona basonga ubugari bakabusongera mu nkono ariko y'icyungo ngari. Noneho ubugari bukagenda bugafata hejuru ku rugara, bugafata hejuru aho basongera, bugafata aho bwagarukiye, bavanga nyine bavanga n'umwuka ugasanga byabaye ikibazo. Noneho ibyo bintu bifasheho rero kenshi kubikuraho byaragoranaga, kuko bategerezaga kwinikamo amazi bikagira bikarengerwa kugira ngo byine bizabashe kuvaho. Ariko kandi kubera ko inkono yo bitashobokaga ko biharura byanze kuvaho, wabirekeragaho kugira ngo utaza guharura n'inkono ukayikomeretsa hakazamo uducanga, nyuma wazayitekamo ikagaruramo umucanga. Niyo mpamvu inkono ivuga yabaga ari ikintu gisa nabi, ndetse iyo irebye itarozwa ibiteye isesemi. Ntabwo iba ari inkono ishimishije, ntabwo iba ari inkono igaragara ko inejeje. Nimbe n'iyindi nkono ariko inkono ivuga yo isa nabi cyane. Uwiteka amaze kureba Abisirayeli ngo abona bameze nk'inkono ivuga, arabitegereza areba ukuntu bateye, areba ukuntu abihaniza buri munsi, areba ukuntu abahindura buri munsi, areba ukuntu abashaka kubakiza buri munsi, areba ukuntu ababurira buri munsi, ariko bikananirana. Uwiteka akahindura buri munsi. Ku murongo wa 11 yabwiye Ezekiyeli ngo maze iyo nkono uyitereke, umaze kuyikuramo zo nyama, ngo uyitereke ku makara y'umuriro iri mu busa kugira ngo ishyuhe cyane, umuringa wo kuri yo ushye kugira ngo umwanda uyirimo ushonge, ingese yayo ibone gushiramo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo byakunze, ngo yananije umuriro, nyamara ingese yayo, ku murongo wa 12, nyamara ingese yayo nyinshi ntabwo yayivuyemo, ingese yayo ntabwo imarwaho n'umuriro. Kubera iki? Yashaka kubwira Abisirayeli ko badahinduka. Yashaka kubwira Abisirayeli ngo nuwabacamutsa gute ntabwo bashaka guhinduka, nuwabashyira ku muriro umeze ute ntabwo bashaka guhinduka. Yabwiye Ezekiyeli, uyu munsi ugenda umbwirira Abisirayeli ko banze guhinduka, ko banze guhindukirira Imana. Ubabwira uti kubera iki? Kuki buri munsi mukeneye gucamutswa cyane? Kuki buri munsi mukeneye ubuhanuzi ariko mwabwumva ntimuhinduke? Uyu wari umuriro w'Imana, nibyo Imana yashaka gusobanura, kuko ikomeje hepfo igaragaza ko yababuriye bikanga. Ku murongo wa 13 yagaragarizaga Ezekiyeli ko yababuriye bakanga kumva. Ezekiyeli ntabwo yigeze abyitaho cyane ngo ubone yumva ko Abisirayeli ko icyo gihe bari banze kumva, kuko bageragezaga kumwereka ubwere bwabo, bageragezaga kwerekana ko ari bazima. Abatambyi bageragezaga kwerekana ko bakiranukira Imana, abashumba b'amatorero bageragezaga kwerekana icyo gihe ko ari bazima, abakuru b'abatambyi babyerekana ari bazima, abayobozi b'igihugu icyo gihe berekanaga ko ari bazima, abakuru b'imirimo yose inyuranye bari bazima, bereka Ezekiyeli ko nta kibazo bafite. Ariko Imana ikabwira Ezekiyeli iti bariya abantu ni babi, bariya abantu narahatirije, bariya abantu narogeje, bariya abantu narakubye, nashatse gukuramo umugese, nashatse gukuramo umwanda muri bo, baranze, bameze nk'inkono ivuga. Inkono ivuga ntabwo igipfa gucya, inkono ivuga bisaba kuyitumbika, nibisaba kuyishyiramo izindi mbaraga. Ntabwo wasukamo amazi mu nkono ivuga ngo uyoze. Ubyiyumvishe nawe ubyumve. Fata isafuriya ivuyemo ubugari usukemo amazi urebe ko bishoboka, ntabwo ishobora gucya. Uwiteka yabwiye Ezekiyeli ngo nafata inkono ayishyire ku ziko, ayishyigikire, ashyiremo umuriro uhagije, ngo atekeremo inyama, ngo narangiza zarure atagize ubufinda akoresha. Namara kuzarura ngo inkono yongere ayimaremo amazi, ntagire ikintu asigazamo, isigara iri mu busa, ayitereke ku muriro ngo ayicamutse, kuko yari amaze kuyicamutsamo inyama,
abona ntabwo imyanda irimo kuvamo, Uwiteka abona imicafu ntabwo iri kuvamo. Aya ni amagambo akomeye, ntacyo Uwiteka adakora. Atanga ijambo ry'ubuhanuzi ryoroheje mukaryumva, akakubwira ngo niwihana, niwitegura ukitunganya, nuba amaso mwana wanjye nzakugirira neza, nuba amaso mwana wanjye nzakubakira inzu, nuba amaso mwana wanjye nzagushingira urugo rukomeye, nuba amaso mwana wanjye nzakurinda akaga kari imbere, nuba amaso mwana wanjye nzakurinda ibihe bibi, nuba amaso mwana wanjye nzaguha imodoka ugendemo, nzakurinda kugenda n'amaguru, nzaguha guhahira abandi baburiye. Ayo ni amasezerano Imana igitanga. Abo ni babahanuzi bajya borohereza abantu nk'uko Imana yabategetse kubivuga, niba ari iba yabatumye. Imana ishimwe cyane, kuko hano Ezekiyeli bigaragara ngo inkuru yabanje kuyitekamo, iramusobanurira ngo banza utekemo, banza ushyiremo inyama nziza z'amaboko n'iz'amaguru. Bigaragara ngo hari ibyiza byaje muri ya nkono kugira ngo Imana irebe ahari ko bahindukira. Ni igisobanuro gikomeye kugira ngo ubyumve birakugoye. Hari ibyiza Imana yagukoreye, iriya Mana yo mu ijuru kugira ngo irebe ko hinduka. Hari ibyiza Imana yagukoreye kugira ngo irebe ko wakira. Hari amaguru n'amaboko yatekewe muri wowe kugira ngo Imana irebe ko wahindukira. Ariko ngo wanze igerageza gukuramo kugira ngo icamutse inkono yonyine, ariko nabwo biranga. Ku murongo wa 12 niyo wavuga ngo yananije umuruho, nyamara ingese yayo nyinshi ntabwo yayivuyemo, ingese yayo ntiramarwaho n'umuriro. Imyanda yawe iri mu busambanyi kuko nakuboneje ntubonere, ntabwo uzongera gukurwaho imyanda yawe ukundi, kugeza ubwo nzakuringanirizaho uburakari bwanjye. Uri kubyumva neza? Urumva ijambo ry'Imana? Nuko ijambo ry'Imana Ezekiyeli amaze kureba yitegereje, abona ukuntu Imana yakoze imirimo myiza, ariyo yambone yari itekewemo. Amaze kubona ukuntu yakoze imirimo myiza, ariko ibona abantu ntabwo bashaka kumva. Imana ibona abantu ntibashaka guhinduka. Nibwo hano ku murongo wa 12 n'uwa 13 yavuze ngo imyanda yawe, imyanda y'uyu murwa, imyanda y'abatuye mu murwa, imyanda y'abatuye ahangaha mu gihugu cyacu, imyanda y'abatuye iyi si yanze gushira, yanga guhinduka. Niyo mpamvu Uwiteka yahisemo gufata inkono ivuga akayitereka ku muriro gusa, akayishyira ku makara y'umuriro, kandi nta kintu na kimwe kirimo ngo kugira ngo icamuke ayishongeshe arebe neza ko yayikuramo imyanda. Ariko ngo ntabwira akumva. Imyanda yawe, ubusambanyi bwawe Uwiteka arabuvugaho. Imyanda yawe, ubujura bwawe, ubusambanyi bwawe, ubwicanyi bwawe Uwiteka arabuvugaho hano muri iki gice cya 24 cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ngo iyo myanda yawe nashatse kukuboneza biranga, nakuboneje ntiwabonera. Ngo kuko nakuboneje ntubonere, ntabwo nzongera kugukuraho imyanda yawe ukundi, kugeza ubwo nzakuringanirizaho uburakari. Yashatse kukweza ntiwabyemera, ashaka kugutunganya ntiwabyemera, ashaka kuguhindura ugapfukama ukihana ugasaba imbabazi, mukanya ukisubira, mukanya ugahindukira, mukanya ugasubira mu bibi. Uwiteka yashatse kukuboneza ntabwo ubyemera. Yashatse kukugirira neza ntabwo ubyemera. Yaguciriye akanzu ngubeho arebe kuba umukiranutsi ntabwo ubyemera. Niyo mpamvu iyi nkono Uwiteka yereka Ezekiyeli yabanje kumubwira ngo nayitekemo, ko kugira ngo imwereke ko hari umugisha yahaye Abisirayeli, yahaye abantu be, yahaye abatuye isi, yahaye abatuye igihugu, yahaye abanyarwanda muri rusange. Imana yeretse Ezekiyeli umugisha yaduhaye, irabaha, yerekana ngo iyi nkono yabanje gutekwamo. Inkono itekwamo inyama ngo z'imibore, itekwamo n'amagufa, ariko itekwamo inyama z'amatako, amaguru n'amaboko. Ngo itekwamo umufa ufashe cyane.
bigaragara ngo Imana yakoresheje imbaraga zayo zose ngo ikugirire neza, ariko irebe ko wahindukira ukareka imigambi mibi. Niyo mpamvu yamushushanyirije ngo ubanze utekemo ibigaragara nk'imihori, kugira ngo uzabasobanurire neza n'abagiriye nkabaha imihori bikanga. Noneho ubabwire ko iyo ngono ngiye kuyitekeramo aho nkayishyira ku makara gusa nkayicamutse kugira ngo imyanda ivemo. Ese nijya kugucamutse kugira ngo ushonge, kugira ngo wihane umaze gucamuka, bizagenda bite? Imana itugirire neza, nta kitakoze ngo iyerekane ko yakugiriye neza. Nibyo yabwiye Ezekiyeli ngo nakugiriye neza, yatugiriye neza ngo tubonere, yakugiriye neza, ariko imyanda yawe ntabwo ishira, ingese zawe mu mutima ntizishira. Biteye isoni, biteye isoni. Bibiliya iratubwira ngo amagambo y'urukozasoni ntakaboneke muri twe, amagambo ateye isoni ntakavugwe muri twe, amagambo y'urukozasoni y'ibishego bipfuye ntakaboneke mu bana b'Imana. Ariko umuntu aratinyuka agahamagara nk'umwana w'Imana, agahagarara nk'umwana w'Imana avuga amagambo y'urukozasoni. Naratangaye aho umuntu ari kwigisha Bibiliya avuga ubutumwa bwiza akajya kuri mikoro akita abantu ingegera. Nta kimana itakoze ngo wambare ikoto berwe, nta kimana itakoze ngo ufate imodoka ugendemo, ariko uyu munsi urakita abantu ingegera uri kuri mikoro. Uracyatinyuka ukajya kuri tubicano ukabwira abantu bose ngo ni amabandi, ukabwira abantu ibitutsi by'urukozasoni. Bibiliya iravuga ngo amagambo y'urukozasoni n'ibiteye isoni ntibikaboneke muri mwe, ntibikarangwe muri mwe niba muri abana b'Imana. Ubuhamya mutanga ko muri abana b'Imana ibyo muri kuvuga muzi uwo mwakurikiye. Uyu munsi nagira ngo mbereke umuntu mwakurikiye uko ateye. Ntabwo Uwiteka ari Imana y'imikino, ntabwo Uwiteka ari Imana ikinishwa, ntabwo Uwiteka ari Imana y'imbabazi gusa, ni n'Imana ifuha ikarakara kandi igasohoza imirimo y'uburakari bwayo. Niyo mpamvu ibyo mwigira mutarabona Imana mugiye kuyibona. Iraje ibacamutse ibateke ku mbabura y'amakara, kandi bacamutse nta mazi ari muri mwebwe. Mucamuke mugende mushye mukongoke kugira ngo yavanemo iyo myanda. Gucamuka nukuye ku Imana. Imana izagucamutse ite? Izakunyuzura. Ikositimu nuyamarika urabifata uzamenya ko ari Imana. Izakunyuzura. Nuhaguruka ukagenda wirirwa gutega unyagirwa wagendaga n'imodoka, uzamenya ko ari Uwiteka. Araje byose abikureho, araje byose abihoze, ukugasuzugura agiye kugahoza. Iryo yishyira hejuru ryanyu Uwiteka agiye kuza ryururutse. Araje kugira ngo acamutse inkoni ivuga yanze koga ngo ike. Yarabogeje ngo mwanga kubonera, yababujije ubusambanyi bwanyu mwanga kubureka, yababujije ubusinzi mwanga kubureka, yababujije ubujura mwanga kubureka, yababujije kumena amaraso mwanga kubireka, yababujije kuvusha amaraso y'inzekane mwanga kubireka. Satani agumye kubarikamo, mufite imitima irimo kumena amaraso no mu buryo bw'ibanga. Niyo utayamera ku mugaragaro, icyifuzo wifuriza mugenzi wawe bwacyo uba warangije gusohoza kumwica. Murirwa mwitana imihirimbiri kuri mikoro nta n'isoni. Uwiteka Imana yabahamagariye kumukorera, ntabwo Uwiteka Imana yabahamagariye gucyogoranya, ntabwo Uwiteka Imana yabahamagariye guhangana, ntabwo Uwiteka Imana yabahamagariye kwitana ingegera, ntabwo Uwiteka Imana yabahamagariye kwitana injiji, ntabwo Uwiteka Imana yabahamagariye kwitana ibitari byo. Nimureke amagambo y'urukozasoni acike muri mwe. Kubera rero ko mwanze koga ngo muke, mukaba mubaye nk'inkoni ivuga, arambwiye ngo araje abacamutse abashyire ku makara, muzumva icyo Uwiteka ari cyo. Muzamumenye uwo munsi, muzamenye umunsi yagucamukije akagushyira ku makara, akagushongesha, akakumisha. Uzabyumva neza kuko yagufashe neza wanga kubyemera. Nibwo buryo yabwiye Ezekiyeli ati ufate iyo nkoni ivuga ushyire ku ziko, ushyiremo inyama, ushyiremo amazi ucanire, maze bibire bitogote cyane, isosi ifate, ndebe ko yagira ikikuraho. Ati nurangiza warura ibyo bintu bimaremo, numara kubimaramo inkono yonyine ishyira ukwayo kuko bigaragara ko itazacya, uyishyire ku makara nta kintu kirimo, iri mu busa, uyicamutse ishye itukure ishonge, ndebe ku myanda yavamo. Imana itugirire neza. Mugiye kwihana ku ngufu kuko mwanze kwihana ku neza. Ku murongo wa 13 iravuga ngo narakuboneje ntiwabonera,
ntabwo nzongera rero ntabwo uzongera gukurwaho imyanda yawe. Ntabwo Imana izongera kuguhatiriza, igiye kugucamutsa kuko ntiwemera. Bisirayeli babaye nk'inkoni ivuga. Ku murongo wa 15 reka wumve uko havuga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 24 ku murongo wa 15. Reka wumve ukuntu Uwiteka Imana ari umuntu udakinishwa, ari Imana idakinishwa, ari Imana yigize umuntu, ari Imana y'igitangaza, ari Imana yigize uwiriwe ikigira iyiriyo, ni Imana idahinduka. Nuriwe nduwo ndiwe niko yabwiye Mose, iramubwira ngo nduwo ndiwe kandi nitwa ndiho, kandi simpinduka. Uko narejo n'uyu munsi niko ndi, kandi ni nako nzahora. Reka wumve ukuntu Imana idakinishwa. Mwirwa muvuga ngo dukorere Imana, nanjye ndi umukozi w'Imana. Niba bitabaye muzamenye ko ntanura. Niba Imana idakoze ibi, ntabwo ari mwe mutegeka Uwiteka ibyo akora. Mureke kwirwa mwidoga. Muridoga niki mufite iki? Nimureke mwumve uko Uwiteka yabwiye Ezekiel ku murongo wa 15 ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, dore ngiye kunyaga icyo wahozagaho amaso bigutunguye, ariko ntuzaboroge. Haleluya. Ntuzarire kandi amarira ntazagutembe mu maso. Uzanihe ariko nabwo uzanihe bucece. We kuboroga uborogera abapfuye, uborogera upfuye. Uzanihe ariko bucece, we kuborogera upfuye. Wizunguriza igitambaro ku mutwe kandi ukwete inkweto zawe, kwipfuka ku munwa, kandi we kurya ibyo kurya by'abapfushije. Nuko mu gitondo mvuganye n'abantu, nimugoroba umugore wanjye arapfa, maze bukeye ngenza uko Uwiteka yantegetse. Ngenza uko nategetswe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Maze rubanda barambaza ku murongo wa 19. Maze rubanda barambaza bati, uboneze cyerereka. Maze rubanda barambaza bati, mbese ntiwadusobanurira icyo ibyo bintu bidusobanurira, icyo bitubwira, ese icyo bituburira wakitubwira bigatuma ugenza utyo? Ngo maze rubanda barambaza bati, mbese ntiwadusobanurira icyo ibyo bintu bivuga bisobanura bituma ugenza utyo? Imana idufashe cyane. Ezekiel Imana imutumye ku Bisirayeli, yaramubwiye ngo genda babwire ko bameze nk'inkoni ivuga kandi bagomba guhinduka. Iramubwira iti kandi kubera ko batumva, kugira ngo wowe ubyemere, ugende ufata inkoni ivuga uyishyire ku mashyiga, ushyiremo inkuru yenyegeza ucane, ushyiremo akaguru k'inka nziza y'umushishe, ushyiremo n'akaboko, uteke inyama z'umuhore zibiriremo, nurangiza uzarure imwe ubimaremo, nurangiza ukuremo n'amazi yazo uyakuremo, nurangiza usigaze inkoni ivuga, umbwire ko wamugese n'imyanda by'inkono byerekana ko ivugirwa mu mutima byashizeho. Ezekiel abikoze byanga kuvaho, biranga bigumaho. Uwiteka ahita avuga rero ati, narakuboneje wanga kubonera. Ati imirimo mibi yawe, ubusambanyi bwawe, urwango rwawe, kuvusha amaraso kwawe, umujinya wawe, intambara zawe zidashira, urwango rudashira, amahana adashira, ubujura budashira, ubwicanyi budashira bwo mu mutima, amagambo akakaye adashira, urukozasoni rw'amagambo uvuga, ibiteye isoni uvuga bidashira, ibyo byose bibaye umwanda kuri wowe, kandi sinzongera kubigukuraho, ahubwo nzakuringaniriza uburakari bwanjye, nzabugusukeho. Niko ijambo ry'Imana ryabwiye Ezekiel. Ezekiel Imana yamubwira iti, rero kubera ko watinye kubibabwira, ndaje nkwigishe, kuko ugomba kubivuga wanze ukunze. Ezekiel yari akibizu yazamo, yari ataribuka cyane ngo abyumve, yari atarasobanukirwa icyo bivuga, ariko Imana ikamutegeka kubihanura ngo ababwire ko basa n'inkoni ivuga. Hakareba ukuntu ari bubwire umuyobozi w'umujyi, hakareba ukuntu ari bubwire umuyobozi wa Yerusalemu, hakareba ukuntu ari bubwire abatambyi bakuru,
akareba ukuntu ari mubwira abantu b'iki gihe bakeye, akareba ukuntu ari mubwira abana beza bagenda bahumura mu muhanda, akareba ukuntu ari mubwira abakungu bicaye mu mamodoka humura neza, abicaye mu mafarashi meza bayagendamo bagiye mu masiporo banezerewe, areba ukuntu ari bubabwire ngo barasa n'inkono ivuga, ngo nanyure mu murwa babwire ko babaye nk'inkono ivuga, ngo abwire umurwa wose ko babaye nk'inkono ivuga. Areba ukuntu yakinjira muri Kigali ati yemwe abanyakigali mwamaze kumera nk'inkono ivuga, bimutera ubwoba. Ezekiyeli Imana iramusanga iramubwira iti rero mwana w'umuntu, dore ngiye kukunyaga icyo wahozagaho amaso bigutunguye, ariko ntuzaboroge, ndakwiyamye wa mugabo w'Ezekiyeli, nubwo uri umuhanuzi wanjye, ntuzarire kandi amarira ntazagutembe hehe mu maso. Bamwe bavuga ngo bakorera Imana, nimwumva uko Imana iteye. Bamwe bavuga ngo Imana ngo ntabwo yahana, ngo Imana ngo ntabwo ari twebwe yakubita, ngo ntabwo Imana ari twebwe yanga cyane kurusha abandi. Reka noneho yumva uko iremye. Ku munsi yamubwiye kuvuga ibyo akizaririra, amubwira iti Ezekiyeli we, reka nguhe urugero umenye neza uwondi we, umenye ko ndi Uwiteka. Iramubwira ngo umwana w'umuntu, ngiye kukunyaga icyo wahozagaho amaso. Ezekiyeli ntiyamenye icyo ari cyo. Ezekiyeli yagize ngo wenda igiye kumunyaga igitabo yagendanaga, agira ngo wenda igiye kumunyaga umwambaro yambaraga, agira ngo wenda igiye kumunyaga itungo yororaga. Iramubwira iti Ezekiyeli, ngiye kukunyaga icyo wahoranaga buri munsi uhojejeho amaso. Ibyo nibyo igiye kugukorera wowe utuye ahangaha muri iyi si, wamaze kugera ku isi yacu ukayibamo, wamaze kugera mu Rwanda ukahatura, wamaze kuhereza ukumva urahanezerewe. Reka izi kunyaga icyo wahozagaho amaso turebe. Ni kunyaga imbaraga zose wari utezeho ubuzima nzaba ndeba. Ubwo mperukana nakubwiye ngo imfatiro zishenye mu mukiranutsi yakifata ate. Uyu munsi noneho reka izi kunyage kuko wanze kwemera, kubera ko uyisuzugura ku manywa na nijoro. Amagambo y'urukozasoni yanze kukuva mu kanwa, ibitutsi byose wanze kubivana mu kanwa. Imana warayimenyereye, wamaze kwigira umuntu w'igihanganye ngo Imana ngo irakuzi, ngo Imana iragukoresha, ngo Imana ivugana nawe. Reka noneho izi gukoza isoni ubibonesha amaso. Wowe muntu w'Imana wahamagawe, ukaba waranze guhinduka, ukaba umeze nk'inkono ivuga. Reka ize noneho ikwereke uko ikora, ireke uyirebe, ejo utazayikinisha. Ngo ibwire Ezekiyeli ngo icyo wagendanaga cyose wojejeho amaso ndaje. Ngo mu gitondo iramubwira ngo ntuzarire, kandi ndakubwiye ngo Ezekiyeli, icyo wahozagaho amaso ntikwambuye, ntazakumva uboroga. Uzamenye ko naguhamagaye, ntuzaboroge. Nuboroga tuzabyenga iminyaga. Ntuzaboroge Ezekiyeli, kandi ntuzarire, kandi ndakubwiye ngo amarira ntazagutembe hehe mu maso. Ezekiyeli araryumva. Iramubwira iti cyakora kubw'umubabaro wawe uzanihe, ariko nihe bucece, we kuboroga uborogera uwapfuye. Imana itugirire neza. Ikintu gikomeye ku murongo wa 18 ngo nuko Ezekiyeli mu gitondo arazinduka atangira kubwira Abisirayeli ko bibaye ibintu bikomeye. Atangira kubabwira ngo ibintu byacitse, atangira kubahanurira ngo nuko ku mugoroba agarutse mu rugo umugore warapfa. Munyamakuru, abantu uramwumva? Abantu bavuga ngo Imana ngo ntacyo, ngo ntabwo ari twebwe ngo izira, ngo ntabwo yatwice, ngo ntabwo yagira iti. Ezekiyeli yarayikoreye yemera gusuzugurwa, ariko yamwiciye umugore ku manywa yawe. Imana iramubwira ngo Ezekiyeli, kubera ko ubwoko uri kububabarira ukabuhanurira iyo ujenjetse, ngo hari mu mwaka wa 9 w'ubuhanuzi, kandi nukomeza uzasanga Ezekiyeli atarongeye kujenjeka. Ibintu byose yabikoranye imbaraga, kubera ko icyo yari yiringiye yari kimukuyeho, kandi yamubwiye ngo ntiwibeshye uboroga. Batuye iki gihugu, Uwiteka Imana arabashaka cyane. Mwe gukomeza kumera nk'inkono zivuga, mwarogejwe mwanga kumva.
bishatse kuvuga iki? Mwarabwirijwe kwihana, mwarabyanze, mwaganirijwe amagambo akomeye y'Imana mwanze kumva, mwararwaye Imana irabakiza, mwahize imihigo irabikora, mwarakoze Imana ibaha umugisha murunguka, mwarakoze Imana ibaha umugisha muratura neza, Uwiteka yabahaye umubiri muranezerewe murakeye, Uwiteka ntacyo atakoze kugira ngo abereke ko abakunda, ariko uyu munsi umugese wanze kuva muri mwebwe, bigiye kuba ngombwa ko Uwiteka aza akabashongesha, akabashyira ku nkono, akabashyira ku makara nk'inkono ivuga yanze gucya, maze ngo akabashongesha kugira ngo ubushyuhe bwinshi bucamutse iyo nkono mushiremo imyanda. Ese ni ngombwa ko Uwiteka abanza kuducamutsa? Uwiteka abanza ducamutse nibyo bishimishije? Ariko kubera icyo abantu batarimo kumva ko Imana iremereye, kuki batumva ko ijambo ry'Imana rifite ubutware, ngo nuko Imana ibwireze Ezekiyeli kugira ngo umenye ko n'Imana igutumye mu baba bantu, kugira ngo umenye ko Imana igutumye mu Banyarwanda. Marcel, nuko ngiye kukunyaga icyo wari utezeho amaso. 2016 ugiye impamagara imbwira ngo haguruka, yambwiye ngo igiye kunca kuri byose, ngiye kugukura ku byo wari wiringiye, ngiye guhanagura byose. Narindi mu mutara, umuhanuzi arampanura yambye Uwiteka aravuze ngo igihe gitaha mwaka utaha ku kwezi uzabukora. 2017 nari namaze guhamagarwa n'Uwiteka, ngiye gusubira mu muhamagaro. Kubera iki? Yari ikuyeho ibyo nari niringiye byose, yakuyeho ibyo nari niringiye byose, kugeza n'ubwo imodoka nari ndimo ngendamo nayishyize ku muhanda, mbuze icyo nkora, mbuze icyo mvuga, nguye mu mutego kugira ngo nitabare, nyishyira kuri Ramberi ku mafaranga 600, 600 imodoka. Ndamubwira niyangurize nzayakwishyura, amezi 3 yashize 600 ntarabibona. Irambwira ngo iragiye. Umuhanuzi ampanurira ngo irampamagaye ngo nyikorere, yarambwiye ngo reka kuboroga ngo imodoka iragiye, niye wayikurekuriye ngo ikuveho igushizeho, iragiye, kandi niwe wayitanze muri banke zikuzimu. Izi banke za Ramberi n'abazimu, izi banke za Ramberi n'abadayimoni. Uwiteka Imana yambye ngo wayitanze mu badayimoni, none uri muribaza ngo igiye ite? Atiragiye. Ibyo wiringiye byose ubwo bivuyeho, emera dukorane, kenyeruze dukore. Nawe rero irakuziye ngo igukureho ibyo wari wiringiye byose, maze hasigaye urebe uko ugiye kumera. Igucamutse sha, ubigicamuke, wenda hari umugesi ukuri muzavamo. Mutinyuka mugafata Imana nkaho idashoboye. Yabwiye Ezekiyeli ati uyu munsi Ezekiyeli ngiye kugukorera ikintu gikomeye, kugira ngo umenye neza ko ari gihe wavuze, kugira ngo umenye neza ko Abisirayeli bananiye. Reka gukomeza kubarengera, reka gukomeza kubareba ubareba n'amaso y'imbabazi. Jewe nta maso y'imbabazi mfite, nta maso y'imbabazi ngenda niyo ngiye guhana ndana. Nibwo yabwiye Ezekiyeli uyu munsi ku murongo wa 17 iramubwira ngo uyu munsi uhere ku murongo wa 16 ngo ndi bukwake icyo wahozagaho amaso. Ezekiyeli we ntuzarire, kandi Ezekiyeli ntuzaboroge. Irangije imukuraho icyo yaratezeho amakiriro. Mu gitondo arazinduka atangira kuyivugira, kuko yumvise ko igiye kumukiza iki? Igiye kumukiza iki munyamakuru? Ibyo yaratezeho ubuzima bwe bwose. Yari imaze kumubwira ngo ibyo wahozagaho amaso byose ndabigukuraho, ari kurankorera, ndabigukuraho, ari kumbwirira Abisirayeli ibyaha byabo. Kubera icyo Abisirayeli Ezekiyeli yari yanze kubibabwira, yari yabati nuko yabonaga basa n'ababoneye, yabonaga ari abantu bazima, yabonaga ari abantu beza. Iyo minsi Ezekiyeli yari atarafungukirwa nuko banze kwihana, bari bameze nk'inkono ivuga, yoga uruhande rumwe igacya, inkono ivuga hasi iracya cyane, ariko ku rugara rwayo ikanga gucya. Niyo mpamvu uwo munsi Ezekiyeli yabonaga boga, akabona barihana, akabona mu rusengero barihana, ariko bameze nk'inkono ivuga, batoga ngo bigere hose ku musozo w'umutima wabo. Bakihana bimwe ibindi bakabireka, bakihana ibindi bakabireka. Yakihana ubusambanyi ubujura akabugumana, yakihana uburiganya ubusinzi akabugumana, yakihana ubusinzi n'itabi akagumana ubusambanyi bwe, yakihana ubusambanyi akagumana ubugome bwe, yakihana ubugome akagumana ibizira byose, agahora cenga
guhangana n'Imana. Imana irarambirwa iravuga iti Ezekiyeli ntabwo nzahora nkina n'abantu, abatuye uyu murwa barananiye. Uko niko bimeze, abatuye iki gihugu bananiye Imana, barabwirwa ntibumva, basigaye bajya ku karubanda bakirwa batukana ibitutsi. Munyamakuru birabintu urimo urabireba, ubusaba abantu baragana hehe? Iyi nzira bahamagare barayizi. Yesu yabwiye abigishwa ati nta waba umusirikare wanjye ngo yivange n'iby'ubu bugingo abakinejeje wamuhamagaye. Ijambo ry'Imana rirabivuga, murivanga n'iby'ubu buzima bw'isi mwarangiza mukajya kuvuga ngo muri gukorera Imana. Muriroha muri politiki mukinjira mugasetsera mukaryamamo mugatuza mukagaruka ngo turabahanuzi, turabana b'Imana. Nimwezwe muhindukire mureke imigambi mibisha, ntabwo mbabuze gukina politiki, nimuyikina ni gukiranuka, muyikinana amagambo meza, mwe kwikinana amagambo mabi ari mu rwango no kugambanirana, kwirwa musebanya gusa. Imana ibagirire neza kandi bahindure, Imana ibafashe. Ngo nuko rero Ezekiyeli Imana yamubwira iti ndagukura icyo wari wiringiye. Mu gitondo kare ajya mu ivuga butumwa sha, uyumva ukuntu Imana imeze. Iramukangurira iramubwira iti nkimara gukura ibyo wiringiye, nkimara kugukura ibyo wahozagaho amaso, uyu munsi sha urakenyera umurere. Ezekiyeli aragenda arabwiriza, arahanura, agarutse mu rugo ku mugoroba, Uwiteka Imana amanuka n'imbaraga n'ubukana n'icyubahiro cyinshi yinjira mu rugo rwa Ezekiyeli. Umugore wa Ezekiyeli aramwica. Ariko bene Dani mumbabarire, mutekereze kuri iyi Imana. Ezekiyeli abatakaje umugore. Ezekiyeli kuva uwo munsi ntiyigeze arira Imana yari yamubwiye ngo utibeshya ngo uboroge. Ndakuzi mwakundanaga ariko ntuboroge, ufunga umunwa. Imana yakoze ikavuga ntabwo ugomba kuboroga. Niyo waboroga kandi ntibibuza kugusya, ntabwo bizayibuza kugusya nubwo waboroga. Waragize ukavuga ngo Imana ntiyica. Ntabwo wasomye ijambo ry'Imana, ntabwo urizi. Iyo utazi ijambo ry'Imana uvuga ko Imana ari inyembabazi gusa itica, kandi mu kuboko kwayo havamo kwica no gukiza. Abantu mwe mutazi gusoma ijambo ry'Imana ngo musenge mwumve icyo umwuka abwira amatorero. Umwuka arakubwira ngo nimwihane, nimutihana ndabacamutsa nk'inkoni ivuga yashyizwe ku makara n'amazi iri mu busa, icamuka itukure kugira ngo umugezi irimo ushonge uveho, kugira ngo Imana igukureho ibizira, iragushongesha, ikumareho ibyo wiringiye, ikumareho ibyo wahozagaho amaso. Iyo jipo usohoka ukayireba ukirirwa uhonaga ko ntacyo uri ku meza uganira n'abandi bagabo, urasohoka ugenda usanga Imana yayishongesheje, irayikunyaga rwose, kuko si we wa mbere yabinyaze. Muratinyuka ngo Imana irica igakiza. Ibwire Ezekiyeli kugira ngo umenye ko Abisirayeli bampemukiye, kugira ngo umenye ko batanyumva, kugira ngo umenye ko abantu basuzugura, kugira ngo umenye ko abatambyi bakuru bananiranye, kugira ngo umenye ko abatambyi bamaze gucika intege, kugira ngo umenye ko bamaze kwanga kwihana, kugira ngo umenye ko itorero kwihana byarinaniye. Ngiye kukwereka wowe kugira ngo ujye ubabwira neza noneho nta n'ubwoba. Ngiye kukwereka ko nta mikino ngira. Uyu munsi nkunyaze ibyo warebeshagaho amaso yawe buri munsi. Ezekiyeli ngo ajya mu ivugabutumwa n'agahato kenshi, ariko iramubwira iti kandi nimara kubikora ntuzaboroge. Nimara gukora icyo sinzakumva uboroga, uzanihe. Uko ni Uwiteka yambwiye ngo nkubwire wowe uyu munsi wa none uri muri iki gihugu cyacu, uri hanze yacyo, ceceka, wisakuza, wivuga niha. Abakurwanya n'abaguhiga n'abagukandagira n'abagukubita mureke gusakuza, nimunihiremo, munihe. Buri wese anihire iruhande rwa mugenzi we nibabona bahuje. Nimunihe mureke gusakuza. Uwiteka Imana yabwiye Ezekiyeli ngo nubwo uri mu makuba sinkubona uboroga, sinkubona uniha nani usakuza, sinkubona urira amarira azenga mu maso. Ndakubona amarira azenga mu maso, nawe ndaguhwanya. Uyu munsi ndavuze ngo nturire. Mwataka mutakira nde? Uzatakira nde se? Urarira nde?
uri kuririra nde? Uririra ko ari umwanzi wawe, uririra ko ari ushaka kukwica, uririra ko ari utakwitayeho, uririra ko ari ukuriza. Ni munihe banyarwanda, mwicare munihe, ni mwicare baririmbyi munihe, bakristo ni mwicare mu itorero munihe, bavuga butumwa ni munihe, bahanuzi mureke gusakuza mu magambo menshi, ni muze tunihe. Niboroga ngo amarira aseseke agaragare, nimureke tunihe umurimo w'Imana, nimureke tunihe. Yamwe ngo mbabwire ngo munihe gusa, muceceke ntimuvuge, mutongera kubumbura umunwa mutongana. Nimureke abahanuzi bakubitwe, nibakubitwa ntibanihe birabareba. Uzaboroga azaba yitandukanyije n'Imana, mureke gusakuza. Ezekiel yamubwira ngo urwo rugero uzaba rwubaha. Ezekiel Imana yabimukorera, agera mu rugo avuye mu ivugabutumwa asanga umugore warapfuye. Nyuma yo kumushyingura ntabwo yigeze arira, abantu barahuruye baramutabara bajya gushyingura. Bavuye gushyingura babona Ezekiel nta n'uturira tuzenga mu maso, babona Ezekiel nta n'icyuya bira nk'iki ndimo kubira, babona Ezekiel nta kintu na kimwe kimugaragaraho ko yapfushije. Kubera iki? Haleluya. Kubera iki? Yari yamubwiye ngo ntuboroge sha, yari yamubwiye ngo ntakumva utaka. Kandi urugero ubabwire ko aribyo ngiye kubakorera nk'abacamutsa, kandi ntibazansakuzeho, ntibazamborogeho. Babwire ntibazamborogeho. Bantu mwabwiwe kwihana, bantu mubwirwa buri munsi ngo nimwezwe, bantu mubwirwa buri munsi ngo nimwihane, bantu mubwirwa buri munsi ngo nimwitunganye, mugasuzugura Uhoraho. Ubusambanyi bukarushaho kugwira, amashambura akarushaho kubakwa yo gusambaniramo, amacumbi akarushaho kubakwa, ububari bukarushaho kwaguka, amatorero akaba arimo gusubira inyuma, ububari bwaguka mwese mubireba, amabuwate yaguka, amabyiniro agezweho yaduka, mukaba mwanze kumva, ubutinganyi bukaba burimo bwaduka, mukaba mutabukurikirana. Nimurebe ibi bintu, ntimuzaboroga Imana nimara kubana, mutazavaho muboroga. Uwiteka Imana abagirire neza, abagirire neza, maze agiye kubakuraho ibyo mwiringiye. Turebe ibyo mwahozagaho amaso, ubushobozi bwawe bwose wahozagaho amaso, wa mwenda wambaraga ukawushyiraho amaso, wahaguruka ukavuga utubwo nambaye umwenda baranyubaha, wahaguruka utubwo ngiye muri iyi modoka baranyubaha, wahaguruka utubwo njyanye n'umugore mwiza baranyubaha. Ibyo byose igiye kubigukuraho. Nimara kubigukuraho ihita igushyira ku makara, igucamutse nta mazi arimo, umere nk'inkono ivuga batetse ku ziko ku muriro w'inkekwe hatarimo amazi. Mana idufashe cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, bakunzi ba Community TV, uyu mugoroba nagira ngo mbaburire cyane, mube maso musenge, kuko Imana ntabwo ikina. Iyo ibikina iba yarababureze Ezekiel. Ezekiel barakoranye, Ezekiel baragendanye, Ezekiel yarayubashye, Ezekiel yarayigandukiye. Ezekiel hano bari bamaranye imyaka 9 ahanura. Hari mu mwaka wa 9 ahanurira Imana ayivugira, ariko araranga azarira gatoya yumva ko Abisirayeli batabaye nk'inkono, yumva yabagirira imbabazi. Imana irakarira babara, iramubwira itezeke kugira ngo ubibone neza. Ngiye kuguha urugero, kandi urugero nguho babwire ko ariko nabo bizabagendekera. Irangije iramubwira ngo uyu munsi ndakunyaga ibyo wahozagaho amaso. Agiye mu ivugabutumwa kubera igitsure cy'Imana, agarutse asanga umugore yapfuye. Ajya gukorera Imana amaze gupfusha umugore. Nagiye gukorera Imana imodoka nyitanze muri Lambert. Nagiye gukorera Imana indi nayitaye ku kibuye. Ibintu byose birapfananirwa kubiramura. Ngiye gukorera Imana byose bihinduye zeru. Ngiye gukorera Imana nta gihumbi kiri kuri konti, mbere hariho miliyoni. Imana igukuraho icyo warutezeho amaso kugira ngo uyubahe. Kubera ko mwanze kuyubaha, mukaba mumaze kumera nk'inkono ivuga, igiye kubacamutsa nta mbabazi ifite. Ibyo mwirirwa muvuga ngo ntabwo Imana yaturimbura, ngo rero iyo tutangiye kuvuga ubutumwa mutangira kuvuga ngo abo bantu bavuga ubwo butumwa n'abanzi b'igihugu. Ntabwo twanga igihugu, igihugu turagikunda, nuko ntacyo dufite twakora, ariko umuganda wacu nuko tukibamo. Genda nagikunda uperereje neza
era iki gihugu cy'u Rwanda sindarenga intara z'u Rwanda ngo nge nambuka umupaka byibura ndare mu kindi gihugu n'intambara n'abasinshobora guhunga ikintu cyose cyansanze muri iki gihugu indani nkunda igihugu cyagegerewe ni benshi bambwiye ngo tugende tujye gukorera hanze y'aya mafaranga ndababwira nti nzaba muri gakondo yanjye navukiyemo sinzi niba ari ubwenge buke ariko ni Imana yampamagariye ninabishaka ko nsoreza ubutumwa bwiza ninabishaka ko nsoreza urugendo uretse kumbwira ko nzajya ngenda nkavuga nkagaruka amahanga nzajya njya mu mvuga ngaruka mu busaza bwanjye uyu munsi none nkunda igihugu cyanjye rero ariko Uwiteka Imana nta kintu mo nzakibwira nise ntegereze ko ibanza kunyicira umwana kugira ngo mvuge haleluya Imana itugirire neza ntegereze se ko yica umugore nk'uko Ezekiyeli yarangaye gati kamubwira iti noneho kugira ngo wemere ko Abisirayeli bangomeye kandi nzabakuramo umukwabo reka nkwereke reka ntunganye uyu mugore wawe aje asanga umugore yapfuye urumva igihembo yamuhaye nta mbabazi igira iyo yarakaye abatuye uyu murwa bamaze kubera nk'inguni ivuga uyu murwa uyu nguyu turimo kuvugiramo ubutumwa Uwiteka Imana yambwiye ngo bameze nk'inguni ivuga ijambo ry'Imana rirabigaragaza ko bameze nk'inguni ivuga barabwirijwe ntibumva barahinduwe ntabwo bumva baraburirwa ntibumva barabonezwa bakanga kubonera niyo mpamvu Uwiteka avuga ngo agiye kubakuraho ibyo amaso yabo yarebaga cyane ntabwo nzi inzira zakunyuzamo ariko avuze ko agiye kukuvanamo ibyo amaso yawe yarebaga ibyo amaso yawe yahoraga areba ibyo uhozaho amaso sinzi ibyo ari byo sinzi niba ari iki niba ari iduka ntabwo mbizi niba ari akazi ukora ntabwo mbizi niba ari inshuti yawe simbizi niba ari umubyeyi wawe simbizi niba ari umuryango simbizi niba ari umugore ntabwo mbizi niba ari shobuja uhozaho amaso simbizi gusa ibyo uhojeho amaso byose Uwiteka agiye kubyinjiramo kuko yakuboneje ubusambanyi bwawe bwaranze ndi umukozi w'Imana ariko bwaranze ndi umukozi w'Imana ariko wanze kunyurwa ndi umukozi w'Imana ariko nta mbabazi ugira ndi umwana w'Imana ariko nta rukundo ugira ndi umuhanuzi ariko ibitutsi bikuzuye akanwa mpanura Uwiteka mpanurira Imana nanjye Imana irantuma Uwiteka Imana yarambwiye ngo nzagire gutya ibyikubwirira bikubwira nibyo ariko nta umutima nama wawe wuzuye ibitutsi wuzuye amagambo y'urukozasoni wuzuye urwango wuzuye umujinya wuzuye inzika n'ishyari wuzuye kwivangavanga ibyo mwatinyaga bibagezemo ntimuzarire urupfu rw'abasatiriye ntimuzarire munyazwe ibyo mwari mwiringiye ntimuzaboroge ntacyo Uwiteka atakoze ntacyo Uwiteka atababwiye ntacyo Uwiteka atababwiye ngo mwihane ntacyo Uwiteka atababwiye ngo muce bugufi ntacyo Uwiteka atababwiye ngo mugire imbabazi ntacyo Uwiteka atababwiye ngo mugire umutima w'urukundo ntacyo Uwiteka atakoze ngo ababwire ngo mugire urukundo ariko uyu munsi ntimuzaboroge ibyo mwatinyaga bibagezemo ntimuzaboroge ntimuzarire ngo ntimuzatembe n'amarira mu maso ngo azenge kuko Uwiteka Imana azaba ari ubikoze muzaceceke munume kuko nimuniha azababaza kurushaho bene data bakundwa nshuti umusaraba muhindukire twumva Imana yacu icyo ishaka nuko twihana icyo ishaka nuko dutungana icyo ishaka nuko tubonera icyo ishaka nuko duhinduka rwose tukaba abana b'Imana by'ukuri Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza ubutumwa bwawe n'ubu wowe urushye mu rugo wubatse Imana iragira iti reka kuvuga amagambo menshi ku rugo rwawe kuko ugomba kuniha gusa ugaceceka Imana ikikorera umubyeyi niha ntiwongere kuvuga ntiwongere gusebya umugabo wawe umugore niha gusa mugabo niha gusa wisebya umugore wawe Imana iravuga ngo munihire mu mitima muceceke gusa yikorera imirimo ntimuboroge mwisakuza nta muwezi kiri muri iyi si muraririra nde urasakuriza nde Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza wigira ubutakira kuko ntawe ugukeneye uretse Uwiteka waguhamagaye Imana ibaha umugisha kuri mugoroba ureke dusenge Imana yera yo kwizerwa no kwiringirwa
uri Imana igira neza kandi ishobora byose.